ntabuze ko azasoza uwo ni yegama agasarura imitwe yegerane n'umwishima kubita amashyi nkawe tera amashyi nkawe tera amashyi nkawe waje kubona umuntu yegamye ukajya mu buhanga n'ubwenge ntabwo we yaraye ntabwo we yaraye teranina nkawe teranina nkawe teranina nkawe Sampai gas. Ore. Sampai gas. Sampai gas. Huni shimije. Achiri mana nawe, wachiri mana nawe, wehima nawe. Ndavugana nawe sivugana namwe. Uko turatwe sabi mana yasi. Amen. Ndabasuhuza mu izina rya Yesu n'Imana ishimwe cyane Imana ibaze. Ndanezerewe cyane. Njya kuzanga nasenze. Nuko tabangwe yego gihuri. Wowe inyikiriza yego uravuze oya yebore. We ibyikiriza gusa umutima. Niba wamenyite ariko yego ye sasa dore akanako ndanda gakoso tujyo turagakosora mu bumema kugira ngo udakuza kuse harimo abakuze batakuze hari abahamaze n'abatayakwiriye we turakosora ibintu Sampai ke sama sini. Muji mana yang bersama? Cima. Dari tua. Bukan siapa. Muji mana yang bersama? Cima yang bersama. Dari tua. Dari tua. Cima yang bersama. Cima dari tua. Kamu jangan tunduk masuk usaha. Nasenze maze imisi haza Petero ambwira itorero ambwira kanisa yingira itorero yingira n'umushumba ari ambwira madamu ntiyambwira umugabo we ntabwo arazi ko tuziranye ubu natangaye nashize moto ufite wanyu ukayivana wanyu ukayivana bahanya kumayivana ukanisabura haleluya niba kumereye niba kumereye ntabwo abantu babizi nubizamu utatagaraga ukabiza mu imbere y'Imana iki Imana guhemba narakimunena haleluya hari akadozi k'amavuta kamanuka amina kakabana n'agatonyanga yo kaguya yababa yo kaguya hari akaza kagiye kubaga umukene hari akaza kagiye hagiye kubaga umukene hari amavuta asa agiye gutuma ubyara abana beza b'abahanuzi hari amavuta atuma ugiye kubyara abantu bakomeye ku isi hari amavuta atuma ukibuka imipaka yose igakibuka hari amavuta arazura abapfuye hari amavuta icyo ukora cyose kiryamwe umugisha nuramutse umuntu yambara imbaraga z'Imana umuntu naryama uvuye abona ubwiza bw'Imana amavuta afite inzego haleluya
gatozi ko twakakira Imana twari duhagaze n'abagabo bahagaze hari abagore bahagaze batamura ibitekerezo hamanuka imbaraga z'Imana bahagaze ziragwa hejuru abandi bikubita hasi mu umwuka wera wa mudamu atamura ibitekerezo uko yakabizamuye gatozi k'amavuta kamugwa gatya yikubita hasi aruka yazo karayuka aruka izo kamera se gukora aruka yazo karayuka dukutegeka kwakira Imana cyangwa gutera mbere y'ubutsinzi uzabona ibitekerezo kandi cyakuriye n'ushaka kugame uje kwakira Imana vugiye kwakira Imana vugiye kwakira Imana
hejuru y'abarozi Yesu, uri hejuru y'abarozikazi Yesu. Kubera iyo mpamvu ndagushimiye n'izina ndagushimiye Yesu. Mwongera gushimira amasezerano n'amarakara. Abakora batokore neza hariko mugendana hariko mugendana hariko niyosonya hariko umufazo w'umutungo hariko urushikira ndakuye mushimwe ndagushimye bitari umuhango ndagushimiye ndagushimiye kandi hanyuma yo kugushima ndongera twakira mu izina rya Yesu. Kabara agatebe kari hano, yaba ari imikeke iri hano, kaba ari agatuti kari hano, yaba ari abantu bari hano, yaba ari imisatsi iri hano, imyambaro n'amaraso, amagufwa n'imisokoro, ahantu hose byose bimenye ko wahageze, bimenyekane ko wahageze. Ikiri hano kimenyekane mu Rwanda, ikiri hano kimenyekane muri Afurika, ikiri hano gifata Aziya, ikiri hano gifata amahanga yose, bimenyekane ko wahageze. Abazamira mu iterambere mvuga ya magambo nabizi ndavuze muri Imana ukora gukurikana babareka batatuye reka hagati y'imiryango bari n'umutekano mu izina rya Yesu. Nawe Satani, wowe Satani, reka musobanure. Ndabizi watumye intumwa aho abana bose bateranira abari Imana bateranira, nawe utumye intumwa ariko reka ngusobanurire. Nawe ntabwo wapfira amaho, ntabwo wapfira amaho. Icyo baje kuguha mbere na mbere ndagusuzuguye, nawe wakomotse ndahasuzuguye. Icyo baje kuguha mbere na mbere ndagusuzuguye. Buri mbaraga zatumwe, inyota yoherejwe, ibivuye muri Aziya, ibivuye Tanzania, ibivuye muri Kenya, ibivuye mu Bujumbura, ibivuye muri Congo, ibivuye muri Uganda, ibivuye mu Rwanda, ibivuye muri Amerika, ndabarimba ndabategeka gushyira Imana yanjye kurangiza mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana yanjye mukiki ntaso buri gitekerezo dufite ku Mana ndagifata mbere kakanya. Wagitekerezo dufite ku Mana ntabwo wemerewe gukora, ntabwo wemerewe gukora mu izina rya Yesu. Imana yanjye kurangize, Yesu wajya kumareho mukabura kurangiza mu izina rya Yesu. Data nakwakiriye imbaraga itimirwa, imbaraga bose batahagarara imbere, bahagarara imbere, imbaraga karande itahagarara imbere, imbaraga amahanga atahagarara imbere, iyo mbaraga yakiriye aho gitishirwa, turabona aho gitishirwa, turabona bagiye bizamuka, abari bagiye kubashimwa
ariko abana bagitishimiwa abana bagitishimibiri abana bagitishimiye ngo tumuhiba tugukorere tugoye amashyira kandi Yesu Mari kuseti. Satani anakuwa karabesha. Vugutizina ryanjye. Vugutizina ryanjye. Yapfe karapfa.
reka bamubaze amaso kuri Imana yawe. Reka bamubaze amaso barebe Imana yawe. Abari baza kutashoboka babone birashobotse. Abari bazi ko bitarashoboka babone birashobotse. Abari bazi ko bitarashoboka babone birashobotse. Bishoboke. Bishoboke. Ubutiko buvugira mu mazu abari ko bitarashoboka ko naho bizagera babone birashobotse. Bishoboke. Ubwo harimo ngo n'abaryaranye wowe naguzanira. Amina. Abo byaraniye wowe naguzanirwa. Twara bavuga komisiyo. Twara. Amen. Joye kubishikira. Amen. Amashyi tugiye kumuha arimo gusoza neza, arimo umugisha w'Imana, arimo imodoka nyinshi, arimo amazu menshi, arimo abakobwa n'abahungu, arimo ibitara by'ubuhamya mu izina rya Yesu, harimo itorero ritaramahwa. Harimo amatorero atameze nk'amahwa. Kuko itorero ritazi umushumba wagenda uko arya uko abaho uko ameze nubwo baba ari igihumbi bameze nk'amahwa. Imana iri mu itorero muri iri torero rimeze nk'amahwa. Ndavuga ibitwegera ku mutima bigashaka. Ibyakanwa bifitwe na benshi. Ibyakanwa bifitwe na benshi kandi umuntu agaseka adasetse. Arashira amashini. Diba kabiri gatatu.
nashumiye mama ntakinjira data amaze gupfa icyo bitari ku isi imaze kutunyaga inka zinagenda abanyaho gato gato cyangwa gusa nkaho bijya mu kirere fukuti ndani wese fukuti ndani wese twavuze turi abakire data y'umukire data n'umukire navukiye mu bwami data y'umukire muri 70 yari afite inka 200 yari umukire inani gusa arapfa nana gatanu na gatanu turanyagwa bise yatunyaga mbintu kubusa vuga tizina ryanjye vuga tizina ryanjye tumaze kunyagwa dushyizeho narize urarize amahanga ndayagenda kandi narize vuga tizina ryanjye vuga tizina ryanjye ndarivanayo vuga cyane kakushinga abandi vuga tizina ryanjye aho ryababariye ndarivanayo ntabwo nari mbizi ko nakwambara ntabwo nari mbizi ko naseka ntabwo nzi ko naseka dufite abana 10 abana 10 dufite umudamu dufite abana 10 abakobwa 6 n'abahungu 4 avuga ubutumwa vuga izina ryanjye vuga izina ryanjye aho ryagayiwe nibo bazaryakira daimoni nirukana ku isi ikora ibintu bitanu bingahe ifata umukobwa n'agasa umusore rebina kubyara pfusha gukuramo inda kubindaki ubona umwuka wambara umuntu atari ikigoryi atari ukuyabuza ubwenge cyuka kikamwambara akaba kiwe muri ibyo ubu tunarivaneza kwa kuziko kubigumba kubyara pfusha gukuramo inda kubindaki ubu tunarivaneza Putri Paris dan Ganji. Ini apa Ganji? Ini dia Ganji. Kita Paris ini sih Ganji. Hari daimoni, leo ni kwenye pisi, ikore kwenye bitano. Ija kununua business, umuntu agakora cyane, agacura bora. Agakora cyane agacyura bora
Daimon ijya kuba business. Uko tunafanyiza kazi. Daimon yindi ikimere muri yabo irwanya ikidara cy'ubuhamya nta gushingira nta gushingirwa nta gusoza amashuri kw'abana. Ijya muri salo iyo ngiyo ishinzwe intonganya. Vuga uti intonganya. Abantu gusohoka n'inka bataramukanya. Umwe aratsimbura moto, undi aroza amasahane, undi aroza ibikombe, undi ajya mu kazi, ntibaramukanya, basohoka nk'inka. Iyo dayimoni ijya muri salo, wasekera ahandi, washika iwawe ukarakara. Cyokora ahandi ugaseka ariko washika iwawe ukarakara. Uze kugira parasha. Ishinzwe icyumba iyo itandukanya umugabo n'umugore. Iyo kandi yo yasase tandukanya umugabo n'umugore. Umwe ashobora gupfa undi agaseka nangwa se bagatandukanya amashuka. Ubwo tunarivanayo aya masengesho ntagaribiki. Dayimoni ya gatanu ijyaho bateka ibyo kurya, ijya mu gikoni, ijya mu rugo rujye ruteka ibyo kurya by'urupfu. Bajya bateka ibyo kurya by'urupfu. Ubutumwa bwanjye aho rwafatiye hose ibyamutumeho ibirugendaho ibirugenza ishyira n'urugo rwanjye yarupfanayo. Amen.
akabuhinga kukarya izina ryawe ryarapfuye mu mutima we. Muri yawe ushungashunga akaguhobera marashima cyane ndagukunda akazi kwapfa pasta muri huyu akagushyira mu ntebe z'imbere akagushyira mu ntebe z'imbere ugacuranga ukayobora korali ukayobora abadiyakoni abavugabutumwa ariko azi ku izina ryawe ryapfuye mu mutima we. Akavuga ati nimukoraho aratwara batatu, nimukoraho arasohoka ku rusengero, nimukoraho aratwara umugore we, nimukoraho aratwara abana be, kandi bana bari biganga. Kubw'ibyo reka mureke mushyire imbere, reka mushyire mu gatebe k'imbere, ariko azi ku izina ryawe ryapfuye mu mutima we. Vuga turabivanayo, vuga cyane turabivanayo. Uwiteka kugendaho agenda ku nzu agenda urara
harimo ikintu kizima amavuta afite kuri iyi si n'isi ya nyuma abona ayashyira hanyuma wirinde abajagaraye abavuga ubusa abasaba ubusa vuga turarivanayo abivanayo vuga bawe vuga turarivanayo haba muri bene data, haba muri bene data,
aho nkorera itorero ryanjye izina ryanjye aho ryapfiriye mpereza amaso yo kubareba izina ry'ababyeyi banjye izina ry'umuryango wanjye izina ry'umugisha wanjye nk'uko Yakobo avanye izina rye umutima wa mukuru we bo batarebanaga kuko yari yaramunyaze yaramwibye umugisha we none uyu mugoroba twiga kuri Yakobo yanze guceceka yanze gutuza ataravana izina rye nanjye uyu mugoroba vuga uti nanjye uyu mugoroba sindi butuze naravana izina ryanjye nawe guhera muri aka kanya guhera kuri uyu mugoroba ndakora isezerano rishya hagati yanjye nawe ndagusaba umugisha muri iri sezerano ndashaka amahoro muri iri sezerano ndashaka ibitwenge ndashaka imbaraga z'Imana muri iri sezerano ndashaka iterambere ubonye Imana yanjye muri iri sezerano naho Satani amasezerano yose wakoranye na ba mama nayo twakoranye ayo masezerano ndayasheshe amaraso Yesu ahuye nawe twara indwara zawe twara ubukene bwawe twara ubusambanyi bwawe twara inzoga zawe twara ubukene bwawe twara imyaka yanjye naho Satani umurenge ngo ye baba we ngo biragiye koko ngo nari nzi ko ntacyo kazapfa ntacyo kimariye reba umwana usutya umwana w'uruhinja umwana ufite iyi myaka umuntu akagamira ko uyu mwana azapfa ntacyo yimariye ariko azakimara mu izina rya Yesu. Ndashimana ko Imana yavanye izina rye uziga uzaminuza uzashaka neza uzaba umudamu udasanzwe uzaba umukozi w'Imana mu izina rya Yesu. Igihugu akarongo umuntu uri hano amen. Ndashimana ko Imana yamuhowe rero uko Imana yamuhowe ubuzima uko uyu mugore yamutumye umutima agatungo akamubona agiye ngo murangije reka ngende isoza amasezerano yawe igarura amashuri y'abana bawe igarura abakwe n'abakazana bawe igarura agaciro kawe igarura ibyawe byose mu izina rya Yesu. Haleluya haleluya ashimwe cyane ubanda buri muntu wese ubaho umugisha abasore n'inkumi abapapa n'abamama bose abateranye bose bakunyotewe reka batahane igisubizo nsengera umuntu wanditse yifuza ko ibyifuzo bye wabigeraho ndambura ikiganza cyawe kuri ibi byifuzo umukemure ibibazo arishamo umubere igisubizo mwana umuzahure umugire neza umuteteshe unezeze umutima we umukemure ibibazo byose bimuri imbere ibimeze nk'amabuye n'imisozi byose reka ubihindure amataba reka ibyari aramarira reka ubihindure ibyishimo nsabye umugisha kuri uwo muntu mwami w'abami n'utavuze mwami Yesu
musabire umugisha w'Imana. Habwa icyubahiro rero kuri ibyo byose kuko uri umwami w'abantu. Ushimwe kuko wabanye natwe mwami, kuko amazina yacu wayazuye, ibyacu bikazurika, ibyacu bikaba byongeye kutugarukira mwami. Ndagushimiye kuko kuri uyu munsi wa none hari amazina yacu azutse, hari ibyacu byose byazutse, hari ubuzima udushubije, hari ibintu byari byaraduteye umugongo wongeye guhindukiza mwami, hari ibyari byaraducitse wongeye kudusingiriza mwami. Shima rero buri muntu wese, reka buri muntu wese kugira neza asubira mu macumbi, kandi buri muntu wese aherekezwe nawe, kandi buri muntu wese arindwe nawe. Ubutaha wa gatatu muri uyu mwaka uzongere utugarurire Kristo, uzongere tugarure twuzuye amashimwe, twuzuye umunezero wawe Mana. Uburinzi bwawe butubeho, kandi ntabwo nibagiwe n'igihugu cyacu n'abagituye ndetse n'abakiyobora bose. Mbasabira umugisha, sengera ubwoko bwawe, Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, mbasabira umugisha w'Imana, mbasabira agakiza k'Uwiteka, abayobozi bacu, mbasabira ubwenge buvuye mu ijuru, mu izina rya Yesu. Uduha amahoro mu mpande zose z'igihugu, mu izina rya Yesu. Usabye uburinzi bwawe bube ku gihugu cyacu n'abagituye bose. Ineza yawe n'imbabazi reka aribyo bitwomaho cyane. Itorero ryawe ukomeze turyiteho cyane. Ndagushimye kubyemeye kandi ukaba ubikoze, tugukomeye amashyi dushima.